wasuye nkakwakira uyu bushize wanyakiriye nk'umukomediye muremure nje barambura hari ukuntu uvuga ngo mureke twakire muhinde none ongere gutya ongere gutya Ladies and gentlemen, umuntu tugiye kwakira ni igitangaza ku bantu bari inyuma nimudahaguruka. Ladies and gentlemen, put your hands together for Muhinde. Uri kumbona narangiza kumfotara mbwire nzikuremo nazitiye ase DJ bimeze bite najya nguririmba kapela ndabirora uko bisa kose mba mbona Ambassadeur wa Kenisol muri Genzi kubatabizi iyo ndirimbo bayishutinze ejo bundi mari abona Kenisol gukorana collabo n'abandi bantu bamusumba biramugora urabona kuyishutinga bashaka ko baba bari kumwe na Philipita bahagaze basetinga kamera gutya bayihagaritse Kenisol akajyamo wese Philipita akazamo amaguru gusa bayishyira hejuru bagira ngo Philipita yambaye bote ora Gadi ni umuhanga maze mu muhamashyi Gadi yashatse igisubizo aravuga ati Kenisol nitumucurika aravuze ati Kenisol nitumucurika urabona amaguru yarahera ku mutwe wa Philipita noneho umutwe ugarukire ku gihimba kuri sentire nuko byagenze Kenisol twaraganije ubundi arambwira ngo nagazongera gukoresha igitaramo abantu bahagaze kuko urabona iyo bamufana agira ngo bari gukina biyari ni guri uyu munsi ntago ndi buvuge ko ndi mugufi girlfriend wanjye yambujije ariko nagazi ko ninabivuga bizivugira buriya nubwo wita mugufi ariko mu rugo nije muremure mani iyo nahari amatara ntago bayamanika kabisa ejo bundi twubatse inzu noneho bigeze muri installation baravuga ati bashaka ahantu bamanika kakaboro k'itara ku buryo buri wese azajya ahagera bagashyiraga hano bakabona ndahagera ariko mama nagahagera bagashyira hano bakamanuye gato basanga ndahagera ariko papa wapi baza ngo barishyize ubu mu rugo ducanira itara kuri sima natanze phone kandi brage zikurikiraho niho ziri ugiye kuyimfata ibisigo byawe ndabikunda ibintu byose urabisiga hako abishyira mu bisigo urumva arabisiga mfite ikibazo ko nashaka n'umugabo azamusiga ejo bundi hari umuntu wangiriye inama ngo uzarye cyane uzakura ndarya cyane ndiye nditsindagira bya bintu koko nabonye byanze nyine mpitamo kujya kwa muganga ye kubaza nyine muganga ngo bigenda bite kubera iki nabaye mugufi dusanga nyine inzira zose mu rugo barazikurikije noneho ndamubwira ati ngiye nshaka kumenya ikibazo cyabayemo kugira ngo n'umwana wanjye bitazamubaho dusanga mu minsi 1000 ya mbere baryaga neza kumeka bametse neza muganga ikibazo akibuza arambwira ngo uzi ngo inanga wavuyemo ishobora kuba yaravunikiye mu nzira noneho buriya nigeze gutereta umukobwa muremure kuko ntago natereta umukobwa mugufi abarinyi barazirana
nigeze guteta umukobwa muremure, noneho ikibazo cyabaye yagiye kunyereka iwabo, noneho tuhagera itara ryapfuye, urumva yaragiye kunyereka mama we. Urumva nk'umuhungu nyine niwe ugomba guhita uba umuvolonteri. Bazana itara, ndavuga ngo ndarimanika, bashyiraho imeza ya mbere, ndahaguruka nkandagiraho biranga. Ndavuga ngo shyiraho iya kabiri, ndwaye umugongo, nkandagiyeho nabwo gukoraho biranga. Ndavuga ati nashyira gatatu ndaba nsibye. Ngira umukobwa ngo narimanike, ararimanika yanakuyeho imeza ya kabiri. Ndareba navuga ati rero nanjye kugira ngo ujye mu bakoze akazi ngomba kugira ikintu ko. Nahise njya gucana ngo ndebe ko ryakoze. Dodi bimeze biteze biracamo, iri kuba inzobe ku menyo. Nabaje kubona ko nyine gutereta umukobwa muremure azi kuri mugufi ari ikibazo, noneho mpitamo gutereta umugufi nako muremure atabizi ko ndi mugufi. Namuteretse amezi 3 atarabimenya ko ndi mugufi. Urumva twabaga turi buhure duhagaze, nkamujyana ahantu hari esikariye, nkajya ku ya gatatu ari ku ya mbere. Twaba turi buhure twicaye nka making ashobora kahagera nicaye. Hako yaje kumfata kuri Saint Valentin, yamaye kado y'ishati ayohereje, ndamushimira ngo yakanzu nayibonye.